Mwiriwe neza mwaramukomere cyane inshuti zacu kandi abavandimwe bacu nkunda cyane. Uyu munsi ndongeye kugaruka mu kiganiro cyiza cyane nateguyemo uburyo umuntu ashobora gutangirira n'ubundi kuri zero. Muri iyi minsi abantu benshi cyane ndetse ntabwo ari ubungubu bitangiye, benshi bajya mu bihugu byo hanze bagatekereza yuko ahari ninjya hanze nibwo ibintu bizagenda neza. Ntabwo tubihakana kuko harimo abenshi bagiyeyo kandi bakagenda bakagira n'utuzi dutandukanye, ariko nabwo ku rundi ruhande ntabwo byumvikana ukuntu umuntu ashobora kuva mu kazi keza kamuhemba neza, wenda ni banka, wenda se nta n'akazi wenda afite ariko afite impano runaka, ibyo agiye gukora akava hano akajya wenda kuba muri Canada. Birashoboka bakagenda bakamuha akazi wenda ko koza amasahani, kujya gukora mu bitaro runaka. Ni byiza, nta murimo mubi ubaho, ariko umuntu aribaza ibyo bizagarukira hehe? Ese bizagarukira hehe? Kandi ibyiza nabyo dushima nuko hari n'abagenda bagaruka bakagira umumaro mu gihugu cyacu, bakagira umumaro mu iterambere. Ariko igihari ni ikihe? Ibyo bintu dukorera ahandi n'ahangaha twabikora, ibyo bintu tubasha gukorera ahandi ndetse tukanabikora neza cyane. Njya ndeba mu mwanya narimo mbaza umuntu twaganiraga, namubajije umukinazi impamvu umuntu abona ko ibyo bintu bidashoboka aho aherereye, nuko aba atabizi, nuko hari ubumenyi runaka abura, nuko hari ibyo abura atazi. Ku muntu uzi koga, iyo umuntu arimo yoga, arimo mazi yoga, akenshi abantu batazi amazi barayatinya, ukibaza nageramo gute, nakoga nte, bigenda bite? Ariko ukabona umuntu uri koga we ajya munsi y'amazi akamaramo n'umwanya munini. Ibanga ni irihe? Nuko azi koga. Ibanga nuko azi koga. Bivuze ko nawe uramutse wize koga wabimenya. So muri domene y'iterambere, muri domene yo kuba umukire, muri domene yo gutunga ugakungahara kandi ugatungisha n'abandi benshi, bisaba ko harimo amasomo wiga. Ubukire bwo mu myaka yabanje, hari igihe umuntu yabaga yakishywe nuko gukira hose uko bisaba gukora, uko wasaba kose ni ugukora. Ntabwo birimo yuko wavuga ngo uzi gukora cyane nako ushobora gukira udakoze cyane, ntabwo bishoboka. Ariko systeme dufite ni iyihe? Niyo kugira ngo umuntu ave ku busa, ave ahantu hato hashoboka. Niba afite impano ye, niba afite ubushobozi bukeya aheraho, ni gutava ku rwego rutoya akagera ku rwego runini cyane. Nta mpamvu yo kugira ngo nubwo wenda ukora muri bank, nubwo ukora muri projet runaka, nubwo ukora muri kigo runaka, ariko uko byagenda kose ufite impano, ufite ibintu wiyumvamo, ufite ibintu uzi gukora cyane. Birashoboka yuko ushobora kuba uri umuntu utavuga introvert, ariko ukaba uri umuntu ushobora kwandika. Bivuze ko mu mpano yawe hashobora kuba harimo kwandika. Ushobora kuba utavuga cyane, ariko mu mpano yawe hakaba harimo creating cyangwa se gushushanya. Mu mpano yawe hashobora kuba harimo kwigisha, hashobora kuba harimo guclosing, ukaba uzi sales, ukaba uzi uri sales person mwiza cyangwa se umucuruzi mwiza uzi gukora negotiation neza. Ibyo bintu byose ni impano umuntu akoresha. Icyo dukora niki? Nuko iyo mpano ufite, iyo uyigumanye, uba umeze nk'umuntu ufite amaguru n'amaboko ariko utazi koga, ku buryo ahora yibaza uko aziga koga, kandi kwiga koga bisaba ngo yinjire mu mazi. Exactly, birasaba yuko agira n'umuntu umutoza kugenda mu mazi. Ibyo bintu iyo utabizi, impano yawe ipfa ubusa. Ibyo nshaka kuvuga niki? Nuko iyo umuntu atanze miliyoni n'urugero, ashaka visa yo kuvuga ajye muri Canada, ajye USA, ajye Europe, akoresha nibura budget nini igera hafi muri miliyoni
guhera kuri ku $5,000 by'amadolari ujya hejuru, bishobora no kurenga bitewe n'abo wanyuzeho cyangwa se n'ibindi bintu ugenda usabwa rimwe na rimwe n'ibyo ujyanye. Ariko se uwakwereka uburyo noneho impano yawe ishobora kwinjiza $5,000 by'amadolari ku kwezi, $10,000 by'amadolari ku kwezi, $100 by'amadolari. Ubwo iyo mbishyize mu mafaranga yacu y'u Rwanda, kuko ndi kubwira abantu bumva ikinyarwanda kandi baba mu Rwanda, ni gute noneho wa mushahara ushobora gukoresha impano yawe ukinjiza $5,000,000, ukinjiza se $10,000,000, ukinjiza se $1,100,000, ukinjiza se miliyari. Ibyo byose birashoboka bivuye ku mpano yawe. Byumvikane neza ko ntabwo umuntu ava kuri rimwe ngo ahita ajya kuri miliyari, ariko ni gute umuntu mu mpano ye ashobora kubikora. Impamvu umuntu yibaza ko bidashoboka nuko atabizi, ariko ababizi barabikora. Ababizi barabikora. So hari metode rero iri hano. Ubushize hari ibyo nababwiye, uburyo 7 ushobora gutangiriramo muri content zose ntanga. Making sure ko ni content zikora, ntabwo ari content zo gutanga amagambo. Kandi ikindi, ubukire mvuga ntabwo ari ubukire bwo kuvuga ngo tanga amafaranga yawe wunguke. No, iga ubumenyi bwawe ubujyane ubukoreshe, gusa bisaba yuko ukomeza kwiga kuko ni ngombwa. Intambwe rero mfite intambwe cyangwa se map nashyize mu nzira zigeze muri 3, ariko izo nzira uko ari 3 buri yose igiye ifite iya mbere ifite ibice 3, iya kabiri ifite ibice 4, n'iya gatatu ifite ibice 3, bikugeza ku bukire bw'intangarugero butuma bya bindi wari kujya gushakira muri Canada, gushakira muri Amerika, kuvuga ngo akazi gahemba makeya, none ubasha kubyibonera ugatanga umusaruro. Icyo mbasha kuvuga ni iki, nuko n'ubukire bukomoka muri value cyangwa se mu gaciro wahaye abandi. Niba uhaye abandi ibyiza barakwishyura. Reka ntange urugero. Abantu dufite, nkunda gutanga urugero kuko akenshi nkorana n'abantu bafata amashusho, ngakorana n'abantu bandika ibitabo, ngakorana n'abantu b'abashabitsi b'abacuruzi, nkorana cyane n'abantu bakora programming, bakora networking, ndetse n'abakora web, abantu bo muri tech companies. Abo benshi turakora, nangira ngo ni nayo volume nini y'abakiriya mfite. Arakora video, arakora se website, arakora se application runaka, ariko application runaka bikaza kumunanira kuyicuruza. Impamvu ni iyihe? Ubuhanga arabufite, ariko hari ubumenyi bundi adafite. Kandi ubwo ngubwo ubundi ari muri domaine igira abantu $1,000,000,000, ari muri domaine itanga umusaruro. Kandi mbabwire, iyo utanze umusaruro uhaye abandi umusaruro, nawe barakwishyura. Ariko si ukwishyura gusa, ubwo butanze n'umusanzu ku rwego rw'igihugu. So uburyo bwo gukira tuvuga ntabwo ari ubwo ngo ushora ahangaha uzunguka ejo, ushora ahangaha ejo uzabona miliyoni. Ibyo bintu nunabikora ujye umenya yuko akenshi cyane nta musaruro utanga. Rimwe ibyinshi ni ibinyoma, kuko ubwo buryo bwo gukira udakora cyane ntabwo bishoboka. Iyi si yose igizwe n'abakozi. Ni iki rero? Intambwe ya mbere nuko niba ushaka gutunga amafaranga menshi, ntabwo ubwenge ufite uyu mwanya bwarebuha, ntabwo bishoboka. Kugira ngo utunge menshi nuko ugira ubumenyi bwinshi cyane, kwiga cyane. Reka mvuge ibintu bya mbere ugomba kwiga. Icya mbere ni uburyo bwo gukominika, cyangwa se uburyo bwo kuganira. Ni itara nimero ya mbere, ni intambwe ya mbere yo kugira ngo wige. Nuko gukominika ni iki? Gukominika bigufasha kuvugana n'abantu, bigusaba kumva. Imana yaduhaye amatwi 2, iduha n'umunwa umwe. Amatwi 2 bivuze ko dukeneye kumva cyane kuruta kuvuga. Abantu benshi no ntabwo bazi kumva abakiriya babo. Ukaza gusanga aravuga amagambo menshi y'ibyo akora, ariko ntaha amahirwe umukiriya we ngo amwumve. Bivuze ko dukeneye kumva umukiriya nibura 80%, tukavuga 20%. 80% bivuze kumva ikibazo cye neza, aho gikomoka, ni ikibazo kihafite, ni iki afite, ni iki umukiriya wanjye ashaka. Icya kabiri,
nukuza kumenya ko noneho ugomba noneho kumenya niba ikimvuga bihwanye no gusubiza igisubizo umukiriya wanjye yari afite. Competence ya kabiri noneho niyo ni competence cyangwa se ikindi kintu umuntu agomba kwiga n'uburyo bwo gucuruza. Nta muntu n'umwe ku isi wigeze akira cyangwa ushobora gukira adacuruza. Bivuze ke ndavuga hano ni sales. Agomba kumenya ni gute umuntu avugana n'umukiriya, ni gute bahura bwa mbere, ni gute negotiate deal, ni gute a closing a deal, ni gute amenya yuko umukiriya yamuhaye igisubizo. Ibyo bintu ni ibintu ugomba kwiga. Ntabyo uzi niyo ubizi ntabwo bizaka akenshi ari gihe bitakugeza ku musaruro nyawo mwiza utuma wishima ukarekeraho inzozi zo kujya gushakira ahandi. Hari urugero njya nkunda gutanga, iyo ngiye muri parking ngaparika imodoka, ndimo mparitse imodoka muri parking, ntabwo mpora nza kureba buri mwanya buri segonda yuko imodoka iparitse. Kubera iki? Kuko ndabizi neza ko imodoka iparitse. Ndagenda nyine nkabimenya ko nabimenye. Impamvu uri mu kazi ariko ukumva ushaka kandi kantu nuko utanyuzwe, nuko nyine harimo ikintu kibura. Noneho impamvu uri mu kazi ariko ugahora ushaka visa yo kujya hanze kugira ngo ujye gukorerayo amafaranga nuko utanyuzwe. Ni gute rero iyo umuntu afite impano runaka akaba azi ko iyo mpano yayigize, arayigira agatangira kuyibyaza umusaruro, akanyurwa ku buryo atongera kuvuga ngo noneho ndacyashaka kujya hahandi, ku buryo noneho ndacyashaka kandi kazi, ahubwo noneho akumva yanyuzwe n'ibyo yabonye. Bivuze iki rero? Ugomba kwiga sales. Ikindi cya gatatu ni ukwiga marketing. Izo ni tara zibanze niba ushaka kuba umumiliyoneri, niba ushaka gutunga amafaranga menshi ukaba umukire, ku buryo urekeraho kujya gushakira umukire ahandi hantu, wanajyayo ukaba ugiye kwagura isoko utajyanywe no gushakayo noneho bwabukira kuko deja umaze kububona. Izo mpano uko ari 3 ni ingenzi. Icya kabiri na environnement, n'abantu mubana, n'abantu mugendana. Hari umwe mu banditsi yaravuze ngo mbwira uwo mugendana nzakubwira uwo uri we. Undi nawe yavuze yuko uri ikigereranyo mpuzandengo cyangwa se kiri hagati na hagati cy'abantu 5 mugendana. Bishatse kuvuga iki? Niba ugendana n'abantu umwe akaba ari atunze miliyoni 50, ukagendana n'undi ufite 0, ukagendana n'undi utunze wenda ibihumbi, ubasha kubona miliyoni 2. Iyo ugereranyije ikigeranyo cyabo cyo hagati ni kangahe? Cyangwa se moyenne cyangwa se average. Iyo ugabanyije bivuze ko ari uguteranya bose babona, ukagabanya 3, wowe ngo uburi iyo mpuzandengo yo hagati yabo. Bivuze ko abantu mugendana environnement affectinga cyane. So kugira ngo mpindure ubuzima bwanjye bwinshi natandukanye n'abantu benshi cyane, maze gutandukana n'abantu benshi cyane. Rimwe na rimwe hari nabo mutandukana kubera iki? Si ukubanga, ariko nuko bidashoboka kugira ngo kuri za nzozi ugere kuri za nzozi ubashe gufokasinga ku nzozi zawe uri no kumwe n'abandi, kuko bagenda bagukurura. Kubera ko bisaba ko hari ibintu utandukana nabyo. Ikindi ni ugutandukana na televiziyo, kwirirwa scrollinga ku matelefone, ku ma social media mu buryo butandukanye. Niba ushaka ko ugira inzozi zawe, hari environnement, donc hari ibyo wikikiza, hari ibintu bitandukanye ubamo ku buryo ibintu byose bigukikije bikuri uruhande, biri mu mutwe wawe, biri mu bitekerezo byawe, biri imbere y'amaso yawe, byerekeza gusa kuri za nzozi. Bivuze gutandukana n'ikintu cyose kitari hahandi. Ikindi cya kabiri, cya gatatu, indi nzira ya gatatu nicyo twita focus rero niki? Tubonye ko umuntu yiga bya bindi wiza ariko utandukana na environnement, no kugira ngo ibintu byose bitagufavoriza bitajyana nawe. Focus no wango no gushishoza, noneho ukareba ngo niki kintu ngiyemo, ntabwo concentration. Hari abantu tujya twita ngo ni n'abantu bitwa ba snipers cyangwa se ba mudahusha n'abantu bagenda bakitoza kumasha cyangwa se bakitoza guhamya.
bakitoza guhamya ku ntego. Ariko uko bahamya ku ntego, ikintu cya mbere buryo bakoresha nicyo twita focus ni akantu bareberamo kabafasha kumenya yuko intego yabo igiye kugerwaho. Noneho akenshi iyo barimo bareba nka bamudagusha bareba muri focus, bahumbye ijisho rimwe kugira ngo barebeshe irindi riboneka. Bivuze ko amaso ye cyangwa se ibyo ari kureba abyerekereza kuri ka kantu gatoya agiye kurebaho, ariko nawe bikamufasha kukawusha. Uwo muntu uko agenda azamuka bamwita yuko ari elite, niwe twumva ngo ni mudahusha. Ni ukuvuga ngo uko ugenza, uko uhanga amaso icyo ugiye gukora, niko kibamo mwiza cyane. Reka ntange urugero rwa hafi. Iyo urebye ubu ngubu ufashe umwanya wo kugenda ukamasteringa wenda gushushanya, ukamasteringa se kwigisha, ukamasteringa se ukiga ubumenyi runaka, umwuga runaka, tuvuge yuko wenda ari ugufata ifoto. Hari abantu ubu ngubu dukorana, bamwe ugasanga ni umuspecialiste muri video, undi ni specialiste muri foto, undi ni specialiste mu gukora website, undi ni specialiste mu guprograma no gukora ama application atanga ibisubizo. Ariko icyo kintu uko ugenda ukagifokasinga cyangwa se ukakimaramo igihe utakijarajara, ni kurushaho kukimasteringa. Uko ukimasteringa niko ubumenyi bwawe bwiyongera. So ibyo bintu ni ibintu bitatu by'ibanze navuze binashyize mu nzira ya mbere. Icya mbere ni ukwiga cyane, icya kabiri ni environment mubamo, icya kabiri ni iki kintu shoreye. Nyuma y'ibyo bintu rero uko bitatu birangiye, haza icya kane. Icya kane muri kategori navuze ni se iya kabiri. Abakiriya banjye ni bandi. Ubwo parti ya mbere ni wowe, parti ya kabiri noneho tugiye kureba umukiriya. Abakiriya banjye ni bandi. Baravuga ngo iyo abantu bose ari abakiriya bawe, nta mukiriya n'umwe ufite. When everyone is your customer, you don't have a customer. Ntabwo bishoboka ko ushobora gutunga abakiriya bose. Tout le monde ne peut pas être tes clients. Ntabwo abantu bose bashobora kuba abakiriya bawe. Ahubwo reka ntange urugero. Iyo hari ukuntu uruganda rukora imodoka. Iyo bagiye gukora imodoka baba bafite target bashaka. Tuvuge ko mu Rwanda turi miliyoni 15. Abantu iyo baje gucuruza imodoka mu Rwanda ntabwo baba bazizaniye miliyoni 15. Umuntu ubasha gutunga imodoka nibura ni umuntu ubasha gukora kuri hejuru y'ibihumbi 500 ku kwezi kujyana hejuru. Ndetse bikaba byiza yuko nibura ubundi umuntu wagakumbye gutunga imodoka ni umuntu nibura winjiza guhera kuri miliyoni 1,200,000 ujyana hejuru, abashobora gutunga imodoka. Akabasha no kuyimanaginga neza bitewe n'ibyo ayikoresha. Ariko bivuze iki? Ese wa mubare w'abantu bashobora gukora kuri ya mafaranga guhera kuri miliyoni 1,200,000 ujya hejuru ni bangahe? None uko uwo mubare ungana, nabo ngabo baba bari gutagetinga amamodoka, kandi bakabavuga bati imodoka nje gucuruza ntabwo ari ngiye uje kuzicuruza ngenyene. Umubare w'abakiriya banjye ungana gute? Birasaba ngo umenye umubare w'abakiriya bawe ni bande, abakonsoma produits zawe ni bande, abakonsoma content zawe ni bande. Ntabwo ibindi kuvuga mbyigi, iyo ndi kuvuga gutya ntabwo ndi kubwira abantu miliyoni 15 batuye u Rwanda, ahubwo abakonsoma gusa nabo bashobora kuzagerwaho mu gihe kizaza, kuko content igiye kuri mu mbuga nkoranyambaga ibishobora kuzaramba igihe kinini. Ariko abakiriya banjye ni bande ndikubwira, ni bande bashobora kujya kuri izo service. Ugomba kumenya umukiriya wawe ninde ndikubwira, ninde ndikwerekezaho, ninde ukeneye service zanjye. Noneho icya kabiri rero, ko maze kumenya umukiriya wanjye, abakiriya banjye bagura iki? Niba mfite abakiriya niba ndi gushaka abakiriya binjiza miliyoni 1.5 y'amafaranga y'u Rwanda, bivuze ko ngomba no kumenya ibyo bagura ko bijyanye n'urwego rwabo. Ese ni ibihe bibazo abo bantu bafite? Noneho ukamenya noneho ibibazo bafite. Ibyo ngibyo bihita bikujyana kuri etape ya 3 muri icyo cyiciro cy'umukiriya. Umukiriya wanjye ninde muri abangaba? Reka tuvuge yuko abakiriya banjye wenda tuvuge yuko niba wenda nje gucuruza amakanzu, ariko amakanzu ngiye gukora amakanzu cyangwa gucuruza amakanzu y'abagore.
niba ari amakanzu y'abagore ngomba kumenya ngo nabahe bagore, kuko no mu bagore harimo amakategori. Harimo abagore bafite umubiri mutoya, barimo abagore baringaniye, harimo n'abagore bafite umubiri munini. Ese ni bande ngiye kureba? None ndebamo aho niho mvuga ngo ni uwuhe mukiriya wanjye. Aho ngaho niho tuvuga ngo ni ICP, Ideal Customer Profile. Ni uwo mukiriya wanjye ateye ate, ameze ate, ni muntu ki. Niba ngiye gucuruza ku bantu ku giti cyabo, bitandukanye n'umuntu ugiye gucuruza kuri NGO, bitandukanye n'umuntu ugiye gucuruza kuri government agency cyangwa se ku bigo bya leta, bitandukanye n'umuntu ugiye gucuruza ku company. So niba ngewe abakiriya banjye ni companies, abakiriya banjye ni entrepreneurs, abakiriya banjye ni n'amakompanyi ariko akeneye kugira ngo abyaze umusaruro, azamure value haba muri sales no muri cash flow y'ibyo bakora every single month, every year, kugira ngo bazamure portfolio. So nuko ngo rero ugomba kumenya ngo umukiriya wanjye ninde, afitiye profile, arashaka kuva hehe, arashaka kujya hehe. Now iyo maze kumenya umukiriya wanjye ari nde, ndacukumbura nkajya hasi. None ikibazo cye ni ikihe? Ibibazo bikomeye cyane ni ibi. Nuko buri muntu wese wiga mu bavuga mu bo tuganira, ikintu kinini yibandaho, bibanda kuvuga ngo nzi gufotora neza, ndi umukoci mwiza. Ariko uri umukoci ni ikihe kibazo uje gukemura? Ni ikihe kibazo uje gukemura? Now let me give you my example. Coach Esdras is a solution to sales and cash flow. So ni igisubizo kuri sales na cash flow, mu kuzamura sales na cash flow. Cash flow n'amafaranga, donc sales nizo zongera cash flow. Ngo kugira ngo ugire amafaranga nuko ucuruza cyane. So particularity yangirihe iri muri sales no cash flow, kuko niho nibyo byombi bijyana. Ngo rero ni ikihe kibazo uje gukemura muri industry yabo? Ese abantu companies zigomba kubera kubura sales? Kuki companies zitagira umutungo mwinshi cyane? Nukubura kubera ni ikibazo cya sales. Bacuruza bate, bacuruza gute? Ni ikibazo kiri kuri team, ni ikibazo kiri kuri management, ni ikibazo kiri kuri system bakoreramo. Now aho ngo nihuza kureba ngo ikibazo kiri muri iyi industry kiri muri uru rwego ni iki. Ubwo iyo ni kategori twanalizagamo umukiriya. Mwibuke ko kategori ya mbere yari yawe cyangwa se ni yanjye, aho ndeba ubumenyi ngomba kuba mfite, environnement nkoreramo, nibyo ngiye gufokasingaho mu gihe runaka. Icya kabiri twarebaga ku mukiriya, twaribe ni bande ncuruzaho, ni biki mbacuruzaho, umukiriya wanjye muri abo ngabo ninde, ese ikibazo afite ni iki. Tujye ku cya gatatu, reka kategori ya gatatu. Kategori ya gatatu nuko nkurikije cya kibazo gihari. Hari abantu benshi cyane mbere yawe bagerageje gukemura icyo kibazo. Hari abantu benshi mbere yawe bagerageje kuzana igisubizo nk'icyo cyawe. So ugomba kuba ufite igisubizo cy'umwihariko gitandukanye n'abantu bose babanje kuza imbere yawe. Hari urugero rumwe nkunda kurebaho, ni urugero rumwe mu bantu bakomeye cyane, bari influential kandi bakomeye babaye mu isi, witwa Yesu. Yesu ngo hari umugore waje kumusanga, ariko amusanga ngo uko ibyanditswe bibivuga mu ivanjiri, nuko ngo yaje kumusanga, ariko ngo abavuzi bari baramumazeho amafaranga ye yose, umutungo we wose wari warashiriye mu bavuzi. Noneho ahuye na Yesu rero byagenze biti? Yaje ngo yari yaramenye amakuru ko hari undi muvuzi utandukanye n'abavuzi ba mbere. Noneho ahita ko ngo agenda aravuga ati nubwo nta mafaranga mfite, kuko amafaranga yari yaramukizeho, aravuga ngo let me approach him. Aragenda aramwaprochinga ngo ko yari yarumvise ko niyo wamukoraho bishoboka kuba byakira. Haza umuvuzi wari utandukanye n'abandi. Ni mu byumva hari haje igisubizo gitandukanye n'icyo abagerageje gusubiza icyo kibazo bose bari bazanye. So umukiriya bahise bahura. So bivuze ko biri kuvuga ko iyo ufite igisubizo kije gisubiza ikibazo abakiriya bo muri iyo industry bari bafite, bari baraburiye igisubizo, uwo mukiriya wawe yari yaraburiye igisubizo, akwakira vuba. Aho niho navuze ngo ugomba gutegura, cyangwa se mbona mvuga ngo ugomba gutegura offer cyangwa se
icyuzanye igisubizo uzanye kigomba kuba kitasubizwa inyuma kuko kije gukemura ikibazo mu buryo bwuzuye. Now iyo umaze kumenya noneho ko icyo gisubizo gishobora gukemura ikibazo mu buryo bwuzuye, urishima kuko wicaye ku mari, wicaye ku gisubizo, wicaye kuri solution. Niba umuntu azi ko kugana coach Esdras services ze zihita ziyongera, niba azi ko kumugana cash flow ye ihita ko itangira kubuminga, ntaba kirota kujya gushakira amafaranga hanze, ntaba kirota kuvuga ati none ikibazo ni iki ngiki. Kandi iyo turi kuvuga gutya bivuze ko wabonye ya masomo, wabonye wahuye na wa mukoci abashobora noneho ibirya yakoreye hahandi yanabikorera n'ahariho hose ku isi yajya, kandi akaba the best. Kuko ikibazo ni iki, nuko yibikaho gukemura ikibazo, nuko yimenyaho ngo burya ndi igisubizo ku kibazo runaka abantu bari bafite. Iyo umaze kumenya rero ko icyo gisubizo wagikora, ubwo imari yawe uba uyibonye. Imari yawe rero utangira kuyicuruza gute? Ni ukuvuga ngo utangira kuyikuba. Ubwo uwitwa Steve Jobs ariwe papa wa Apple yari amaze kubona igisubizo cya iPod, yari amaze kubona igisubizo abantu bose batigeze batekereza mbere yaho. Ahantu ushobora kugendana umuziki, ukagendana ifoto, ubifite mu ntoki byose ukabigendana ubifite mu kiganza. Ariko ibyo ngibyo ntibyagarukiye aho ngaho, ahubwo yagiye akora noneho development, cyangwa se atangira guteza imbere cya gisubizo cyiza yabonye kiruta ibindi. Uyu munsi niyo mpamvu abantu benshi bifuza gutunga iPhone. Impamvu bayitunga ni development, isohora ikibazo cya pride, isohora ikibazo ikemura ikibazo cy'uki cya prestige, ikemura ikibazo cy'uko ni ishema. Umuntu wese uyifite ahita yumva ko ari ishema, si uko itandukanye n'izindi phone, ahubwo niko bayibrandinze ku buryo umuntu wese uyifite ahita yiyumva mu gogono. So igikurikiraho ni iki, ni ukugira ngo noneho ukube inshuro 100 abantu bafite icyo kibazo uburyo ushobora kubakemurira. Niba wabashije kubona gukemura ikibazo cya NGO imwe, birashoboka ko NGOs zose ariko zimeze. Niba ushoboye gukemura ikibazo cy'umu content creator umwe, birashoboka ko aba content creator bose ariko bafite icyo kibazo. Niba ufite ikibazo cy'uko nazanye ikibazo ku bacuruzi b'abintrapreneur batashobora gukora n'ibihumbi 10 by'amadolari buri kwezi, ni ukuvuga ngo nugikemura ku muntu umwe, birashoboka ko abacuruzi bose uzabibakorera. Niba tech company itabashaga gucuruza application zayo, noneho aba creator ukaba ubahaye room yo kujya gucreatinga byinshi. So niba bona igisubizo kuri umwe, barahita bashobora kubona uburyo bashobora gukemura icyo kibazo ku bantu benshi, noneho domaine yabo ihinduka uruganda. Now igikurikira hose cyangwa cya nyuma nuko navuze kwiga imbere, mvuga noneho kureba umukiriya, noneho nkareba product, nuko product noneho ugenda cyangwa service ugenda noneho uyameliora kugira ngo icyo gisubizo kirusheho kugenda kirutaho kuba cyiza. Impamvu yabyo ni iyihe, nuko uko creating cyangwa se uko ukemura icyo kibazo, niko ba competitor nabo batangira kubona ko icyo kibazo gishobora gukemuka muri ubwo buryo. So bisaba rero ngo ugende wongera ubumenyi, wongera ubushobozi bwawe. Ibi ngibi bita ko ni boom 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 kugeza ku mubare w'amafaranga menshi cyane utigeze urota ko wakora. So iyo ubashije gumetriza izi category kwaresha category yawe, ubumenyi bwinshi cyane. Mwibuke wa muntu nababwiye uhora ureba ku mazi akareba abantu bari muri piscine, ariko akaba yibaza ngo nabigenza gute kugira ngo mbashe koga. Ni ukuvuga ngo ntabwo ateze kubimenya kugeza yinjiye mu mazi bakamwigisha uko boga, ariko namara kubimenya nawe arajya kwibiramo. Impamvu ubona abantu benshi bakorera amafaranga menshi cyane bikagutungura, abandi ukabona ntayo bakorera, nuko nyine hari ubumenyi afite wowe udafite uyu munsi. Ariko nawe wabugira, wahita kuzamuka. Kategori ya mbere ni wowe, kategori ya kabiri n'abakiriya bawe, kategori ya gatatu noneho ni icyo uha abakiriya bawe, ni igisubizo cy'ikibazo utanga. Buri gihe niba ushaka kuba umumiliyoneri, kugira amafaranga menshi, kugira agaciro muri iki gihugu, shaka ibibazo ukemura. Ibyo bibazo niba udafite kubikemura, nabwo hari igihe uba udafite ayo maso. Hari igihe biba ngombwa yuko kugira ngo urebe ahantu runaka utajya ubona, iyo turi mugufi bisaba ngo ujye ahantu hirengeye. Bisaba niba utabasha kubona umuntu wenda niba ari muri stade ukaba utari kubasha kubona imbere, ukaba wahagarara ku ntebe kugira ngo ubashe kubona imbere. Hari igihe biba ngombwa kugira ngo witegere umenye uko mu kabande hameze, bisaba ngo wegere hejuru
wegere hejuru kuri some y'umusozi cyangwa se on the top of the mountain, ujye hejuru y'umusozi kugira ngo none utangire urebe uko hasi hameze. Bivuze iki? Niba ujye ubona amaso yawe atabona ibibazo, nuko hari icyo ubura. Guys, hari icyo umuntu ababura. Iyo akibonye ahita atangira guproducinga, ahita atangira kuba important. Now ikibazo none ugatangira kwiga uburyo ugomba kugikemura. Ibi bintu utabifite ntabwo bishoboka yuko wajya mbere. Ariko niba ubifite kandi ukaba uri ready, wize imyaka 6, wongeraho imyaka 3 cyangwa 4 ya kaminuza, cyangwa unongeraho n'irindwi bitewe na faculty wari urimo. Ariko niba udashobora gutunga umutungo mwinshi, nuko hari ikintu runaka ugomba kwiga. Now wize kugira ngo ubone degree. Can you now accept to learn to make money? Uyu munsi none watangira kwemera kwiga kugira ngo none ubone amafaranga. Wigiye kugira ngo ubone diploma. Ujya no kudefanda, ntabwo bakubwiye kugiye kudefanda kugira ngo ubone amafaranga, ahubwo wagiye kudefanda kugira ngo ubone diplome bavuga ko wa graduatinze. Ariko nta wigeza kwigisha uburyo ibyo wize ujya kubitransferamo amafaranga. N'amasomo menshi twagiye tubona n'amasomo y'uburyo umuntu ashaka kuba umukozi. Kuva turi bato no mu muco wacu no mu babyeyi bacu no mu badukunda baratubwira ngo ese wabonye akazi, ese wabonye ntabwo barumva yuko umuntu ashobora gucreya, ashobora kuba umumiliyoneri bivuye mu mpano Imana yamwihereye, bivuye mu byo yize, bivuye mu byo akunda gukora, maze bikamugira umuherwe. Ariko if we can do this, we can change our country, we can depend on ourselves, we can make sure yuko hari abantu benshi badependinga on us. So until next time, I am your coach. You can send me a text message whenever you need. Your coach, Esdraskarekezi.